Karame Nyagasani, turakwitabye karame kuko uduhamagaye ku neza yawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya kane gisanzwe, tariki 4 Gashyantare 2025. Aha niho tujye guhura n'Imana. Isomo rya mbere abandikiye Abahebureyi, umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Bavandimwe, ubwo duhagarikiwe n'inteko ingana icyo y'ababaye intwari mu kwemera, nitwigobotore imizigo dushikamiye n'icyaha gihora kiducogoza, maze tuboneze inzira ubutagerura mu ntambara twahamagariwe, duhanze amaso Yesu, we ntangero n'iherezo y'ukwemera kwacu, uwemeye guhara ibyishimo byari bimukwiye, akiyumanganya umusaraba adatinya ko byamuviramo kimwaro, nuko kuvugo akicara iburyo bw'intebe y'Imana. Koko nimutekereze wababajwe cyane n'abanyabyaha bari bamwibasiye, agira ngo imitima yanyu itazacogozwa no kwiheba. Ntimurarwana bigezaho kuvushwa amaraso mu ntambara y'icyaha murimo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 22. Abashakashaka Uhoraho bazamusingiza. Nyagasani, ni wowe nzaharira ibisingizo byanjye mu ikoraniro rigari. Imbere y'abagutinya nzubahiriza amasezerano nakugiriye. Abakene bazarya maze bahage, abashakashaka Uhoraho bazamusingiza babwirana bati, murakarama mwese, munezerwe ubuziraherezo. Isi yose aho iva ikagera izabyibuka maze igarukire Uhoraho, imiryango yose y'amahanga imupfukamire. Abakomeye bose bo ku isi baramupfukamiye, abereho kuzapfa bose bemeye kumugandukira. Ururabyo rwabo ruzamukeza, ruzamenyekanye Uhoraho mu bisekuruza bizaza. Ruzamamaza ubutungane bwe, imbaga izavuka nyuma witekerereze ibyo Uhoraho yakoze. Abashakashaka Uhoraho bazamusingiza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 5 umurongo 21 kugeza ku 43. Muri icyo gihe Yesu ngo amare kugera ku nkombe yo hakurya ari mu bwato, ikivunge cy'abantu kimuhombokaho, bamusangaho arahagaze ku nkombe y'inyanja. Ubwo rero haza umwe mu batware b'isengero akitwa Yayiro. Abonye Yesu apfukama imbere ye, amutakambira akomeje ati, umukobwa wanjye yarembye cyane, ngwino umurambureho ibiganza kire abeho. Yesu ajyana nawe na cya kivunge cy'abantu kiramukikira kimubyiganaho. Ubwo rero hakaba umugore wari urwaye indwara yo kuva amaraso, ayimaranye imyaka 12. Yari yarahababariye cyane kubera abavuzi benshi, ahamarira ibintu bye byose, ariko ntibyagira icyo bimumarira, ahubwo akarushaho kumererwa nabi. Uwo mugore rero yari yarumvise ibyo bavugaga kuri Yesu, aturika inyuma ye mu kivunge cy'abantu, nuko akora ku myambaro ya Yesu. Yaribwiraga ati, byibuze ninkora ku myambaro ye ndakira. Akiyikoraho, isoko y'amaraso irakama, maze yumva mu mubiri we akiza icyo yari arwaye. Ako kanya Yesu yumva ko ububasha bumuvuyemo, arahindukira abaza ikivunge cy'abantu ati, ninde ukoze ku myambaro yanjye? Abigishwa be baramubwira bati, urabona iki kivunge cy'abantu bakubyiga impande zose, maze ukavuga ngo ninde ukozeho? Nuko areba impande zose ngo amenye uwakoze ibyo. Umugore rero wari uzi ibyamubayeho, aza afite ubwoba kandi ahinda umushyitsi, amupfukama imbere, amubwiza ukuri kose. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije, genda amahoro kandi ukire indwara yawe. Mu gihe akivuga ibyo, haza abantu bavuye kwa mu mutware w'isengero, baramubwira bati, umukobwa wawe amaze guca, uraruhiza iki kandi umwigisha? Yesu aba yabumvise, abwira umutware w'isengero ati, witinya, upfa kwemera gusa. Nuko ntiyareka hagira undi umukurikira, uretse Petero na Yakobo na Yohani na murumuna wa Yakobo. Bageze mu rugo rw'umutware w'isengero, Yesu ahasanga urusaku rw'abantu bariraga bacura imiborogo. Ngo yinjire arababwira ati, ubwo rusaku n'ayo marira ni iby'iki? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Nuko baramuseka. Amaze guheza bose, ajyana na se na nyina b'umwana n'abari bari kumwe nawe, maze binjira aho umwana yari ari. Nuko afata umwana ukuboko, aramubwira ati, talita kumi, bigasobanura ngo, mukobwa, ndabikubwiye, haguruka. Ako kanya umukobwa arahaguruka, atangira kugenda, kuko arafite imyaka 12. Nuko ubwoba bwinshi burabataha bose.
abihanangiriza akomeje ngo ntihagire umuntu ubimenya, maze arababwira ngo bamugaburire. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Nyagasani yongera kudukiza buri munsi. Dufite indwara zananiye abaganga, uzizanire Yezu. Hari ibibazo ufite byabura ibisubizo, buri munsi ubishobora ku buryo ukora kuri Yezu, maze Yezu nagukize. Wongera urebe amadeni ufite, ibibazo ufite, ubukene ufite, inzara ufite, n'ibindi byose bigushikamiye, bigutera kwiheba, bigutera kwivumbura, bigutera gushidikanya mu nzira y'ukwemera, maze nawe uharanire ko wakora kuri Yezu. Niyo ntego remezo tujye kuzirikanaho igira iti ninkora kuri Yezu ndakira. Niba ufite ukwemera uko biri kose, ntuza kubura guhura na Yezu. Buri jambo Yezu yongera gukiza, buri gitambo cya misa Yezu yongera gukiza, buri sengesho umubyeyi Yezu yongera gukiza. Gusa twebwe abantu biragoye ko twamenya kurondora abakize kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko dufite agatwe gacagase, ntabwo ubwenge bwacu bwashyikira neza ibitangaza by'Imana. Impamvu ya kabiri ituma nyine tudashobora kuvuga neza abakize, ni uko Yezu abakije abantu benshi cyane tutabasha kurondora. Yezu ashobora kutagukiza uri hano hafi, akaba akije undi uri kure kubera rya sengesho ryawe. Niyo mpamvu n'ujya usenga ujya uvuga uko biri kose hari uwakize. Iri sengesho ryanjye rifite uwo ryagiriye akamaro. Erega akenshi tujya twikubira tukagira ngo nitwe gusa turi ku isi, ninjye gusa Yezu agiye gukiza gusa, ninjye gusa, tukaza gusanga kenshi twarabaye ninjye gusa. Oya, ujya uvuga uti isengesho ryanjye uko ryagenda kose rimeze nka ya mvura itamanuka ngo isubire aho itaweje ubutaka. Niko n'amasengesho yacu afite agaciro gahambaye. Mubyeyi waba uruzi agaciro isengesho ryawe rigira, niba wagombye kongera kubura gusenga buri munsi. Senga buri gihe cyose, kuko gusenga ni uburyo bwiza duhuramo n'Imana. Gusenga ni umurongo mwiza nyine Imana yaduha kugira ngo tujye duhura nayo, maze tugire neza ku mpuhwe zayo. Ninkora kuri Yezu nanjye ndakira. Umunyarwanda niwe ubwira undi ati mpakore iryo cupa numveho. Bamwe bakajya ngo kumva ni nko kumvisha ugutwi, nyamara kumva abagira ngo mubwira ati mpasomeho nyaboneka. Kandi burya gusomaho nyine ni ukunywaho nyine. Mu mukino wa dame habamo imvugo ugira iti toucher égale jouer, ngo gukoraho ubwabyo uba warangije gukina biba byarangiye. Tujye kugaruka kuri uyu mwanya w'ibyumviro wo gukoraho, maze nawe nanjye tuze gukora kuri Yezu. Yezu mpanumveho, Yezu mpanumveho, reka numve kuri Yezu. Ni ukumukoraho kugira ngo ugire gute ukire. Yezu ningukoraho nanjye ndakira. Nawe ubwira Yezu aho uri, aho upfukamye, aho uri ku buriri, aho uri mu bibazo, umubwira uti Yezu ningukoraho nanjye ndakira. Ubundi icyo tubura no gukora kuri Yezu, naho ubundi ibindi Yezu arabidukorera kandi tukamererwa neza. Hari uburyo bubiri Yezu akunze gukoresha akizamo abantu. Uze kureba nawe muri ubwo ko ari bubiri ntihaburamo na bumwe Yezu yaba yaragukijemo cyangwa agiye kugukizamo, kuko buri kanya Yezu yongera gukiza. Umuntu akozwe ku buryo nyine akenera Imana buri gihe. Uburyo bwa mbere par sa parole, uburyo bw'ijambo rye. Yezu ashobora kuvuga ijambo rimwe gusa ibintu bigahita biba. Genda ukwemera kwawe kuragukijije. Ko niko Yezu akunze kuvuga, ukwemera kwawe kugize gute kuragukijije. Uburyo bwa kabiri ni uburyo toucher, akagukoraho contact. Yezu wongera kugirana nawe contact, cyane cyane agukozeho nawe umukozeho. Birerekeza ku isakamento y'Ukarisiya, cyagiye uhabwa Yezu. Yezu akinjira mu munwa wawe, Yezu akinjira mu buzima bwawe, mu mubiri wawe, nuko akagenda gukiza ku mpuhwe ze. Ibimenyetso bigaragara, y'amasakamento 7, ibimenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo tutagatifuze muri kiliziya ye. Ubwo ni uburyo bwose Yezu akiza. Ese koko wabura na kimwe mu bimenyetso bya Yezu uko ari 7 ugenda unyuramo buri gihe ushaka umukiro? Cyane cyane Ukarisiya, aho Yezu tumukoraho natwe tugakira. Ibiganza byakoze kuri Yezu ntibikorakora. Iyo wazirikanaga uburyo iyo wakoze kuri Yezu utahongeye kongera gukorakora, niho kongera guhabwa Yezu nk'umuhango, ahubwo akagiye uhabwa Yezu nk'igihango. Uzirikane ko Yezu aje kugukiza mu isakamento y'Ukarisiya. Aya masomo rero aratwerekeza kuri uko kwemera, ukwemera guhamagara ibikorwa bidukiza. Yezu akazi wacu kaza kudukiza. Yezu ningukoraho ndakira. Muri aya masomo hagaragayemo ikibazo gikomeye cyane nari ngiye kuvuga cyo kubura ubuzima. Nibwo Yezu yifuza kudukiza.
umwanditsi w'ibaruwa yandikiye Abaheburayo mu isomo rya mbere aradusaba kurwana cyane kugira ngo dukataze tugana umukiro. Ubwo areba mu buzima bwacu agasanga hari ahantu tutaragera, hari aho tutarashyikira, kurwana mpaka tugeze ku mukiro. Ati ntimurarwana kugeza aho muvushwa amaraso mu ntambara y'icyaha murimo. Amen, amen, amen. Kugeza ubwo tugenda kurwana mpaka utsinze. Birerekeza ku ivanjiri y'uno munsi aho twumva narinjye kuvuga barwanye mpaka batsinze. Kurwana ugatsinda nta kindi no kugera kwa Yezu, ni ugushaka gukora kuri Yezu. Turumva abantu babiri bakize bari barabuze ubuzima, ubwo tujye kuzirikana ku bintu bine narinjye kuvuga bahuriyeho, maze nawe wongere urebe uburyo Yezu agenda aza mu buzima bwakagukiza. Icya mbere abantu bahuriyeho ngo nuko bari abagore bombi. Umugore mu isezerano rya kera, umugore muri rusange bikunze kwerekeza kuri vulnerable, umuntu wakomeretse, umuntu ukeneye gutabarwa nk'umunyantege nke, umuntu ukeneye ubutabazi. Hari umugore ndetse hari n'umukobwa, abo bose baraduhagarariye nk'abantu bakeneye ubutabazi bw'Imana, bakeneye impuhwe z'Imana, bakeneye umukiro. Ba bantu badandabirana, ba bantu bababaye bakeneye guhozwa, ba bantu bapfuye bakeneye ubuzima. Umuntu wese uri mu kaga ukeneye ko namutabara. Icya kabiri bahuriyeho ni umubare 12. Uyu mugore yari afite imyaka 12 arwaye, uyu mukobwa nawe ngo yari afite imyaka 12 y'amavuko. Uyu mubare 12 urerekeza ku ntumwa za Yezu 12 Yezu ashingiraho kiliziya ye. Uyu mubare nanone uva mu isezerano rya kera, imiryango 12 ya Isiraheli, Yezu ashingiraho kugira ngo yubake kiliziya ye, fondation. Bigatwerekeza ku ijambo Jésus est la fondation du salut et la fondation de la vie. Yezu niyo shingiro, niyo izingiro ry'iki ry'ubuzima. Ya kiliziya duhuriramo na Yezu akadutagatifuza muri iyo kiliziya. Ngo umubare 12 gukomera ku mukiza Yezu Kristo, we shingiro ry'ubuzima bwacu. Icya gatatu bahuriyeho ni ukwemera. Icya mbere ni ukwemera k'uyu mugore. Ati ninkora kuri Yezu ndakira. Bishaka gutwerekeza ku uyu mugore ko yari yarahababariye cyane, ni nkaho ariyo wijyanye. Bishoje ko nta mugabo yari agifite, nta murwaza yari agifite, kubera akababaro, kubera agahinda, we yari atagaruje ibintu bye byose, yari yarihebye. Ariko kubera ko agiye guhura na Yezu, kwemera k'uyu mugore, ati ninkora kuri Yezu ndakira. Imyambaro ya Yezu akayibonamo Yezu. Uyu mugore biragaragara ko ariwe agiye kwitabariza. Hanyuma turabona ukwemera kw'ababyeyi, ababyeyi b'uyu mwana, kwemera kwa Yayiro kutwerekeza nanone ku babyeyi, inshuti n'abavandimwe badutabariza igihe twahuye n'akaga, igihe twahuye n'ibibazo. Ukwemera kwabo nako kuradukiza, ukwemera kw'abandi. Hanyuma icya kane aba bantu bombi bahuriyeho nuko bari babuze ubuzima. Umwe yari yatakaje amaraso. Gutakaza amaraso ni ikimenyetso cyo gutakaza ubuzima. Umugore yatakaje amaraso, ariko Yezu aza kumugirira impuhwe, amukoraho, ubundi arakira. Ninkora kuri Yezu ndakira. N'uyu mukobwa yari yapfuye, iyo wapfuye nyine utakaza amaraso, none Yezu nawe amukozeho, none arakize. Yezu ati umwana arasinziriye. Bishatse gutwereka usinzira ni ikimenyetso cy'urupfu. None Yezu agiye kujya gute? Aramuzuye, amusubije ubuzima. Ngibyo Yezu akora. Yezu agenda akora buhoro buhoro, iyo twamukozeho turakira. Nanjye ninkora kuri Yezu ndakira. Mubyeyi urumvisha neza ibitangaza, ukamarana uburwayi igihe kirekire bikajya no gupfa, ariko Yezu akaza akagukoraho, ubundi ukazazamuka, ukongera ukagira ubuzima. Ngaya masakramento adusubiza ubuzima, ubuzima bw'abana b'Imana. Penetensia, Eucharistia, ya masakramento duhabwa kenshi. Penetensia, Eucharistia, ugusigwa kw'abarwayi, amasakramento nanjye agutuzanzamura, maze tukagira ubuzima, ubuzima bw'abana b'Imana, ubuzima bwa roho. Mubyeyi, amasakramento uracyayahabwa, cyane cyane penetensia n'Eucharistia. Tukegera Yezu, Yezu nyirimpuhwe, tukamukoraho kugira ngo natwe tugire gute? Natwe dukire. Yezu ningukoraho nanjye ndakira. Reka twerekeze cyane cyane ku myambaro ya Yezu. Ese koko mubyeyi, iyi myambaro ya Yezu niyo yakije uyu muntu? Iyi myambaro ya Yezu irerekeza kuri Yezu bwe, iratwerekeza ku kwemera. Imyambaro ya Yezu irakiza.
ese wowe imyambaro yawe igikiza, ishobora gukiza abandi? Tugiye gukora umwitozo wo kureba uburyo imyambaro ishobora kudukiza cyangwa igatwica. Buri wese acunge uko ajya yambara. Iyo ubonye urwo yambaye ubona urwo yashatse. Birumvikana nanone iyo wambaye ubusa bikugira umwana wande, umwana wa Sekibi nyine. Nitwambara umwambaro wacu kugira ngo natwe abadukozeho bagire gute, bakire. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rw'umugabo n'umugore bari bakize bameze neza, ari abakristo b'abandi b'indani. Nuko igihe kimwe kiza kugera ngo umugabo wo muri uru rugo aza kugira misiyo hanze imusaba kuzahatinda y'imyaka 3. Bishoboke ko yaragiye kwiga cyangwa yaragiye mu kazi. Ibyo ntabwo tuza guhita tubivuga. Icy'ingenzi nuko urugo rwari rubanye neza, nuko uyu mugabo n'uyu mugore baza gutandukana, umugore asigara ku rugo, umugabo nawe ajya guhaha imyaka 3 ari mu mahanga. Akaba rero bari bafite umukozi w'umukobwa wabakoreraga mu rugo rwabo. Umwana yitwara neza cyane, nyirabuja mushima cyane. Nuko igihe kimwe nyirabuja aza gutekereza ikintu gikomeye agororera uyu n'umukozi, uburyo amufasha guturimo two mu rugo akamwitangira. Aza kumuhamagara. Umukobwa yitwaga Janeti. Nuko arambwira ati, Janeti rero uri umwana muri urugo, ariko ngiye gukugororera nguhembe nkurikije uburyo witangira isuku yo muri urugo, uburyo witangira uturimo two muri urugo. Ariko igikomeye cyane kinshimisha ni uburyo ujya ukora isuku mu cyumba cyacu ukitwara neza. Rero ngiye kuguhemba, ariko nindagiza kuguhemba, nyuma yo kubona imvune wagiye uhura nayo, ukuntu ukoropa icyumba cyacu, ukuntu ukora icyumba cyacu ukakigisigamo isuku ukagikora neza bikomeye cyane, ndaza kugusaba mbe ngusimbuye maze nkuruhure nanjye. Nuko wa mukobwa ngo aramubwira ati, urakoze cyane kuba ngeneye igihembo cyo gukora muri kiriya cyumba, ariko nifuza kugusaba ikintu kimwe mbere yuko umbuza guhakora. Umbabarire, aho kugira ngo iki cyumba sinkajye ngikora, umushara wanjye wawukuraho, ariko iki cyumba nkajya ngikora. Nuko wa mubyeyi areba hirya areba hino, ese ko nangiye kumuruhura kuki ambwiye ngo umushara we ngukureho? Biza kurangira umubyeyi yemeye bwa busabe bwa wa mwana, ariko akomeza agira amakenga ati, kuki koko ambwiye ngo aho kugira ngo iki cyumba kivemo umushara namukuriraho? Umunsi umwe rero wa mubyeyi aza gusigira nyine wa mukozi cya cyumba kugira ngo aze kugikora, ariko asigarana amakenga. Nuko ajya ahantu ku buryo aza kureba iri kubera muri cya cyumba. Ahageze wa mukobwa yinjira muri cya cyumba. Gaho mubyeyi upfuka amaso wumva ibintu uyu mubyeyi yaboneye muri iki cyumba uyu mukozi wari gukora. Nuko wa mukobwa ageze muri cya cyumba yegura ifoto ya wa shebuja wa mugabo ugendeye hashize imyaka irenga 2. Nuko atangira kuyireba. Ko atangiye kuyireba ya foto uko imeze, wa mukobwa nawe atangira gukora imyitozo bigaragara nkaho nyine ari imyitozo bari basanzwe bakora na shebuja. Atangira kwigana ya myitozo yose, atangira kwigana neza neza, yambara umwenda wa damu. Ya myitozo atangira kwigana, uko areba ya foto atangira kwigana ya myitozo yose ku buriri bwa nyirabuja. Akomeza yigana. Nuko imyitozo irakomeza. Ni kwirinda kuvuga uko yarebaga ya foto no kwikinisha kugira ngo ntuze kundakarira vuba. Kwa mukobwa akomezaga kwikinisha kuri bwa buriri bwa mabuja, areba ya foto ya shebuja. Nuko agakomeza imyitozo, bigeraho akambara akajaketi ka shebuja, akambara utwambaro kwa shebuja, kugira ngo akomeze ya myitozo. Nuko igihe imyitozo irangiye, wa mukobwa yongera gusohoka muri cya cyumba. Bayoboke n'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Uri nyirabuja ukabona ibintu ngibi wabitekerezaho iki? Nuko wa mugore apika krize, arababara bikomeye cyane, koko arashavura. Ajya avumbura impamvu wa mukobwa yari yaranze kuva muri cya cyumba, ajya avumbura impamvu wa mukobwa cya cyumba gikoranaga ibakwe ishyaka. Kubera iki? Ya myambaro ya shebuja, yamba imyambaro y'umugabo we yarakurikiranye, kubera amateka bagiranye, kubera ibihe bagiye banyuranamo. Nuko akongera akabyibutsa. Aho kugira ngo iki cyumba sinkajye ngikora,
nakwemeye umushahara wanjye ukawunguriraho ntukajya umpemba. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko uko imyambaro ya Yezu ishobora gukiza abantu, ariko hari n'imyambaro nawe yica abandi. Rimwe umwambaro ushobora gukiza, ikindi gihe ushobora kwica. Baca umugani ngo uwambaye neza agaragara neza. Nawe wongere urebe uburyo ujya wambara. Ese imyambarire yawe ishobora gukiza abandi cyangwa ishobora kwica abandi? Uzasanga kenshi mu mijyi yacu twambara impenure, abagore bakambanura impenure, ukaba kwambara ijipo isatuye kugera mu mugongo, ubwo saba kurebye bizagenda bite? Insoresore zakureba neza neza ukabura zishe, ukazica mu mutwe, ukica umubiri wabo, bikarangira irari ry'umubiri riri kwiyongera, irari ry'ubusambanyi, ubusambanyi bugakwira, nguko kwica abandi. Ese imyambarire yawe igaragara wowe igikiza abandi? Abakurebye wambaye bashobora gukira? Nguko uko abantu benshi bamwe bagiye biyambika ubusa, ubusa bukica nyine, bakambara ubusa, ubusa bwa sekibi, bigatuma abandi bagira bate? Bacanganyikirwa mu mutwe, bigatuma abandi babura ubuzima, bigatuma abandi bapfa batakaza amaraso, batakaza ubwenge. Nawe uze kureba n'imyambarire yawe ntawe ugicumuza. Uko wambara, reka tuvuge na kaparufe keza wisiga, utuvuta wisiga, ntawe ujya bicumuza. Nguko ushobora gufata umuntu utiriwe wiruka, ukamufata ukongera ukamufata. Ongera ucunge abakozi ba mubyeyi. Ngiye ibintu bikura ingeso mbi z'ubusambanyi, bya bintu mwatekereje, bya bintu wakozeho, ya mafoto y'urukozasoni, ya mavideo y'urukozasoni uhora ureba, bya bigambo bitameshe, ibyo byose bigukora hehe ku bwenge, bikaza kurangira ubutse ku ngeso mbi z'ubusambanyi, uburaya, kwikinisha, ukanduza uburiri bw'abandi, ugakora nabi uburiri bw'abandi. Nibwo uzasanga uri mabuja ariko usangiye uburiri n'umuyaya, n'umuja wawe, n'umukozi wawe, nibo bagusasira uburiri. Kubera iki? Ya mafoto, ya myambaro, imyambaro y'umugabo wawe, imyambaro y'umugore wawe. Kubera iki? Kwambara ubusa. Ongera urebe niba nawe ntaho wambaye ubusa. Kwambara ubusa byerekeza gucyaha. Ongera urebe imyambarire yawe niba itagicumuza abandi, niba itajya yica abandi. Umwambaro twavugaga ntago ari imyambaro ngiyi yererana, hataje n'ejo bundi utajya kudodesha ikositime nziza ukambara neza, umukenyero ukaberwa, ngo noneho ugiye kwambara neza. Umwambaro n'umwambaro w'abatisimu, wa mwambaro w'ubutungane. Ese ubuzima bwawe, ubutungane bwawe bushobora gufasha abandi gukira? Uko utakamba ngira isengesho rya Yayiro rishobora gutuma wa mwana akira. Uko utakamba nk'uyu mugore, ukwemera kwawe gushobora gutuma ukira. Ninkora kuri Yezu nanjye ndakira. Iyo yari imyambaro yawe yagufashaga kongera kureba niba ubuzima bwawe nawe ukora kuri Yezu butuma abandi bakureberaho bagakira, ubuhamya bw'ubuzima bwawe bushobora gutuma abandi bagukoraho bagakira. Duharanire ko imyambaro yacu, ubuzima bwacu abandi babukoraho ubundi bagakira. Nawe nanjye duharanire gukora kuri Yezu kugira ngo tugire ubuzima dukire. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.